mubyeyi wacuruzaga kanyanga, ku mubyeyi wacuruzaga urumogi, ku mubyeyi wacuruzaga ibyo bitabi byose, umwana wari ingurutsi anyarukana na buri muntu wese atanga amakuru ahabonye hose. Uburere mushaka muri Miki nubuhe? Nubuhe? Miki yavuze ukuri, yahuye n'imbobo nyinshi, ariko naye wari imbobo kazi, kubera ko mukwano aho ujya kuhurira n'imbobo ubwawe nawe uburi cipa, ubuciriritse, uburi imbobo pe, uburi imbobo kazi pe, ukihurira n'imbobo ngenzi zawe. Anyway, ba motivation speaker bari hano hanze bafite ikibazo cyo kumva ko ibibazo byabo bagomba kubyikoreza abandi, nibo baza kutugira inama, ariko nabo ubwabo batigiriye inama. Ibisanzwe ni Shakira, mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Abantu nsanga mu bigari bamikwano bazaringi, namuvana ruryama, namuvana rusinzira, namuvana rugomba gushyira akaguru kandi buri muvandana wese abagomba gusura yavuye mu buriri. Kakati bamikwano, umuntu udasura azi hana nero amabuye. Kakati bamikwano, umuntu udasura badafite ubuzima bazaringi. Iye muvugutiye. Kakati badaringi twongeye kugaruka, ariko ubundi mwiriwe. Abakunzi ba Shakira, abafana ba Shakira, inkora mutima za Shakira, ndavuga umuryango mugari wa Shakira o 2025 mumeze mutede. Nanjye ndaho ngaho ubu mbamaze kugatumika, nanjye ngarutse hano nje kwicara nanone nyirizina mu bibazo biba byananiranye. By the way, ndajya mbibutse ko ari njye ugiye gushyira akadomo ku nkuru ya Miki na Regis. Ninjye ugiye gushyiraho akadomo, na wundi muntu wari we wese wemereye kongera kubivugaho bino bintu, kubera ko muravuze enough is enough. Ngiye kubipfundikira rero, nimba nagiye kubisubiza urudubi. Nimba nagiye kubisubiza urudubi. Kakati bamikwano, ngiye kugaruka nongere mvuge ku kintu ngo Miki yafungishije mama we. Miki yafungishije mama we. Birashoboka ko Miki yafungisha nyina? Hari ibintu nekereza mwumva njye ubwanjye kubisobanukirwa biranze, nkavuga noke reka nze na hano twongere tubitekerezeho. Miki ni ufunze nyina cyangwa mabi ya nyina ni yamufunze? Bavuga ko mama we yacuruzaga urumogi, kanyanga, umushuburajipo, umutoboranzu, ndara murorunywere, ndara aho mbonye. Izo ni inzoga zose ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo yarazicuruzaga, ariko noneho Miki niwe wafunze nyina cyangwa nyina ibyo yakoraga nibyo byamufunze? Byari ibintu mutaza kumbwira gutya ngo mbyumve. Mama wa Miki yazize gucuruza ibiyobya bwenge, yazize gucuruza inzoga zitemewe z'inkorano, yazize gucuruza urwo rumogi muvuga, ariko nago yazize Miki ngo niwe wamufungishije. Ndagira ngo abantu dusobanukirwa ko kantu. Nyina itegeko rimufunze ni ryo gucuruza ibiyobya bwenge, ntago itegeko rimufunze ari ryo guhohotera Miki cyangwa se Miki ngo yareze nyina. Oya, hariya hazamo ikintu kivuga ngo utazazira inarashatse azazira inarabyaye. Ababyeyi benshi icyo navuga kimwe, mujye mutanga uburere ku bana. Nimba uri mu nzira y'ubuzima igoye, umwana mwereke, umubwire ati iki kintu nicyo kidutunze, ejo azacyubaha. Ariko mu bigaragara Miki ngo yari umukobwa udashobotse, yari umugirigiri wa danje. Ngo yari umugirigiri wa hatari, umugirigiri kazi. Aho ngaho ariho yagiranye ikibazo ngo na mama we.
bituma nyina mu mukwabu afatirwamo. Umwana yagiye gutabariza abantu bacuruza inzoga zitemewe, birangira na nyina bamutwaye. Ubwo se umwana yazize ko tuvugishije ukuri, nyina wa Miki yazize Miki cyangwa yazize ibyo acuruza bitemewe? Miki ndumva nari umwere, yatangiye amakuru ku gihe. Mu kuyatanga ayatanga afite kutumvikana na nyina, bitewe buri ababyeyi. Nkurikije uko nagiye nkurikira story, Miki yari umwana wananiye nyina, kandi nyina ari indushyi ishakisha kugira ngo abana babeho. Rero muri kumugira inama, hari igihe abana bageze mu bwadolesa babagira inama bakumva ahubwo bari kubabuza uburenganzira bwabo. Ababyeyi muraza kumva iki kintu, utari umubyeyi ntago wahita wumva iki kintu. Aba bana b'abakobwa twibitse, abana b'abahungu twibitse, hari imyaka bageramo, umwana umwereka inzira yo gucamo, umuganiriza nka mama, nakutagize ko kubibona ko umwana ari mu nzira yo kuyoba. Buri munsi umufatira mu cyaha, ukanicara ukanamuganiriza, ugashyiraho akawe nk'umubyeyi. Ariko umwana nabibone ko nyina ari kumugirira neza, ari kumutegurira inzira y'ejo hazaza, ahubwo akabifata ngo nyina, mama arambongamira, mere mwana arambongamira, niyo terime mufite. Mere arambongamira, mere ambuza amahoro. Iyo niyo myaka Miki yararimo. Iyo niyo myaka Miki yararimo. Byumvaga nyina ibyo baganira byose amubuza amahoro. Rero tutandukanye kuba Miki yafungisha nyina no kuba nyina ari kuzira ibyaha yakoze. Miki yari afite amafaranga angana iki ku buryo yari gufungisha nyina? Yari afite amafaranga angana iki muri icyo gihe? Yari afite ibya mirenge bingana iki ku buryo yari gutanga nyina bakamufunga azize umwana we? No, mukosora imvugo. Nyina wa Miki afungiwe ibyaha yakoze, ntago afungiwe ko Miki ari we wamufungishije. Iyo mvugo muyikosore please, I beg you. Nyina wa Miki azize ibyaha bye. Ako kantu ndumva kasobanutse. Nimba kadasobanutswe, utagasobanukiwe, wongere usubiremo ino video, wisubiremo inshuro nk'ijana50 kugira ngo, kuko hari abantu bumva bagejeje mu myaka 40. Izi saha reka mbabwize ukuri, sinzi ikintu kiri kutugora hano hanze, ni ikinyabupfura gike tudafite. Ikintu kiri kubuza abantu ubuzima, kuba barwana n'ubuzima bagahasoringa bakagera ku buzima bifuza. Ikinyabupfura gikeya nicyo kitubujije amahoro. Nimukavuge ngo akazi nako amafaranga nayo hoya, ikinyabupfura cyawe nicyo kikubujije amahoro. Uburere bwo nabwo urakorera umuntu wowe icyo ugamije atari no kumukorera gusa wumva ko abantu bazi kubyuka mu gitondo ibintu ugahita ubigwaho gutyo bugwi. Ikintu cyose uzashaka muri ino so uzakivunikira, kandi igihe cyose uzabura buzagusaba kugira ikinyabupfura byibura kugira ngo ushobore guca incuro. Discipline yo nayo mu bana. Ariko hari ikintu nicara kikambabaza, ibaze kuba uri umukene wavukiye mu gikene, ukuriye mu gikene, nyoko wakubyaye ni umukene, ubuzima mukuza ari danje, ariko unuza, ariko ugasanga nk'umubyeyi afite akana kari mu myaka 5, 6, 7, 10, nta burere na butoya gafite. Ubutekereza ko umwana wawe azaba hehe uretse wowe wenyine ushobora kumwirerera, ejo akakubana imbobo cyangwa akakubana inzererezi? Aha niho ngaruka ngavuga ni mu cyaha abana, nimba atari ibyo muzaza mwisanga hagira, muzuzuza wa mugani ngo utazazira inarashatse azazira inarabyaye. Hanze hano hari ubwana budafite, nje nari nzi ko abana bo mu bakire aribo batagira uburere, batagira discipline, ariko birababaje gusanga umwana w'umukene udafite badayiwabo badafite n'inyuma y'urugo, ariko umwana n'ahantu bashobora kumufata, nta n'uwakwishimira gufata uwo mwana ngo amuzane mu bana be kubera ikinyabupfura gikeya. Ubwana burashyanuka, ubwana buravuga, ubwana mubukujije nabi, abana mubakujije nabi. Bro, nimba uri kurera umwana wawe uvunika, uvuga ati umwana wanjye ndi kumutegurira ejo hazaza, reka kurwana no kumupakira ice cream, kurwana no kwerekana ngo umwana wawe ngo umufashe neza kuko wamusohokanye mu bikinisho runaka,
wamujyanye za Bambino za Spiderman. Reka kwerekana, ahubwo gerageza umwana mu buzima bubi bwo waba urimo, mu buzima bukeya budashinga waba ufite, muri byinshi cyangwa se waba ufite. Rwana no kugira umwana byibura umuhe uburere ka discipline kava mu butoya nago kava mu bukuru. Hari abantu ujya kureba ukabona nk'umuntu aje kugusura afite umwana, wareba imyitwarire umwana afite w'imyaka 5, wareba ikinyabupfura afite ukavuga ati mu izina rya Yesu Imana imbabarire buke batahe vuba. Umwana natinya abantu, natinya kuvuga ibitavugwa mu bantu, natinya gusuzugura abantu, natinya gucikira. Bro, abantu bari mu myaka yacu, iki tubeshejeho mu buzima bwose tuba twaraciyemo ikinyabupfura, inkoni wacu badukubise, hari icyo zaturemeye ubuzima. Nubwo abenshi babyita ngo baraduhohoteraga, izi samu byita guhohotera umwana, ariko inkoni wacu badukubise, imigeri badukandagije, ibinonko baduteye, ibyo byonyine hari inzira byatweretse. Ariko umwana aratahana n'umupira utari agatahana n'ikintu kitari cyagikuye ku ishuri, ubizi kuri akikuye ku ishuri atari cyo utari wakiguze, ukamusapotinga kukibika mu rugo. Nuna mubaza hagikuye, uwo mwana hatazaba umujura yitiza iby'abandi. Ni hehe muha abantu burere? Miki nicyo yazize. Izi saa niyo mpamvu umugabo wamucumbikiye babanye mu nza mwita imbobo. Muragira ngo agaki kazima kamuvamo ari akahe? Ku mubyeyi wacuruzaga kanyanga, ku mubyeyi wacuruzaga urumogi, ku mubyeyi wacuruzaga ibyo bitabi byose, umwana waringurutsi anyarukana na buri muntu wese atanga amakuru ahabonye hose. Uburere mushaka muri Miki nubuhe? Ko namwe hari igihe mwibaza umuntu mubanza mwibaze yakuze mu buhe buzima mbere yo kuza kumujajinga. Izi saha nibwo ndi gufiringa Miki. Miki azaba umubyeyi gute? Azaba mama gute? Amajwi mwarayumvise avuga ngo arashaka gutanga umwana ngo kugira ngo ajya kuryoshya neza. Azaba mama gute atarigeze abona urukundo rwa nyina? Allo bro, Mikino bucyo kirigita wakirigisa habi, wagicucu uzwara uma gukorera amafaranga. We sinongera kumvurira, sinongera kumva nakopfora ibintu byo kwitetesha ngo urahungabanye. Urarega reka mbabwire nanjye ndakubomora kandi ubundi najya mbomora. Reka nkwereke. Abantu bakunda mama mugwiza mushyira imitima hejuru, please abeg. Mugire vuba. Abantu mukunda mama mugwiza mushyira imitima hejuru. Ngo noneho murashaka ko mbomora kandi najya mbomora. Nayibadange. By the way, abantu batazi mama mugwiza ni umubyeyi muvuye ku by'imihanda, avuga kenshi mwebwe mugataruka ibintu byinshi birimo ubusizi burimo ni by the way mumumenye nibwo mwamenya umubyeyi, nibwo mwamenya uwo ari we. Nibwo mwamenya uwo ari we. Katwiyumvire twongota gafuka k'umuceri bigenda bihererekanywa yuko mama we yafungiwe gucuruza urumogi na kanyanga mu murenge wa Busanza. Yego, ntabwo ariko twari tuzi ko yabigemuraga mu nkambi y'impunzi Silverplay. Kandi ubwo ajya gufungisha nyina sumvaga agatendo kari kabaye, bari bashwanye. Mama wamubwira ati rero Miki yari afite uburara burenze bwo mu rwego rwo hejuru. Waruzi ko ushobora kuba ufite umwana wawe mu rugo ukaba hari ingeso mbi uri kumubonaho zimukurura kandi zizamugeza habi. Umwana watangira kumuganiriza hanze hano hari ababyeyi bafite ibikomere by'abana babyaye. Umwana akakubera ikigeragezo. Niyo mpamvu njya babwira ni mwebwe muraseka, jya wirinda guseka umukobwa uhetse undi. Jya wirinda guseka umukobwa uhetse undi kuko ubutazi icyo wawe azaba. Urabyumva? Ubutazi icyo wawe azaba. Miki kuba kumuganiriza muri icyo gihe cye yararimo, muri iyo myaka ye yararimo, bro,
ababyeyi murabizi mwebwe mufite abana izi saha njya ngaya abantu babona umuntu ufite uko wakujije abana bawe barangiza bagashaka kubwira ngo se ngo umwana nguramureka ngakisanzura nyonyo nugira amahirwe uzaba ugifite umwana ukumva izi saha ibyo mwivugisha ngo abana ngo tubahana bavayo ngo nago tubahana bajyayo no umwana mwereka inzira umubwiza ukuri umwana bari umwana igihe cyose akirari wawe igihe umwana atarashobora kwigurira ipantaro igihe umwana atarashobora kuba yava mu rugo ngo ajye kwihigira ubuzima uwo mwana umufiteho uburenganzira 100%. Mufiteho uburenganzira 100%. Babyeyi bamwe mujye mureka kudushuka bitewe nuko muri abanyantege nkeya ku bana banyu ngo umwana ngo nimugira gutya ngo bitewe n'amateka buri mwana agira amateka by the way buri mwana agira amateka ufite uburyo wasamyemo iyo nda ushobora kuba warayisamye ikugoye ushobora kuba warayisamye warayiguteye isakirukanga akaguhunga ushobora kuba warayisamye warasamye iyo nda umugabo agutimbura igitondo n'ikigoroba aguhatiriza no kuyikuramo ibyo byose wabigereranya kana kaura kagenda ukagakuza budebe ukagakuza budebe ukumva nyine kagomba kuba hari akadebe kabara aho ngaho uwo mwana rero niwe uzagira mu buzima bukamugora iyi si nago yoroshye si yo guteteraho wowe ukaba wumva umwana uko muskuza budebe uzagira n'abandi babyeyi inama yo kuza abana budebe bro ndongera mbisubiremo inkoni twariye izi saha nizo zidutinyisha kuba twavuga ikibi zidutinyisha kuba twabeshya zidutinyisha kuba twahemuka zidutinyisha kuba twakwiba ngenda bibabwiza ukuri Miki umusaruro wuhe yari kugira kwamubwira namwe ni mumbwiza ukuri ubu kubuhe burere nyina acuruza akanyanga ariko aba twikomereze mama hanyuma bikarangira mama wamuhaye warning ivuga ngo nukomeza kuzana ubwo burara buri ngo yaragendaga akarwana n'abagabo mu kugirana amabifu n'abagabo ngo wari wo mushinja akabari ngo aragahombya ngo yari akabayemo kibamba ako ngako barakubeshyera nibwo ngo yahise azana abantu abaturanyi ngo bashidutse abantu batazi aho ngaho banyuze mu byanzu yagiye abereka ibyanzu nyine by'ahantu wabo banyura batwayemo witwa Masunzu n'uwitwa Fred rero nuza kunga bayigitera uvuga ngo nakuvuzeho uzavuge ko Masunzu no Fred utabazi nicyo kimenyetso bahaye nge ibi nibyo njya nkunda mureka kuri babandi bavuga pako biravugwa wakwirembekeye inkuru nkuko Shakira yirembeka ukareka kuza gutanga ubuhamya bw'ibyo udafitiye gihamya at least mama muguza akubwira ati kana kura muzi na kana kura buzi twari duturanye minizi arabazi minizi arakuze famuve kuri babantu bazana inkuru bari biravugwa inkuru zo mu bamotari nyon maskini ugasanga mwasazi afazari uyu barakubwira ati kanaka mwari mutuye ahanga mu mudugudu y'ini yisibo niyi are ngewe naje ayo makuru yatangaga amakuru y'abwenge n'ababicuruza ego hagiye mu witwa Masunzu n'uwitwa Fred bajyana na mama bari gusogongera bari gusogongera kucyo ndashaka kwimagine ikirenze icyo Regis yatweretse akaba hari yari kuvuga ati renga noneho ahubwo hari akabara naduhaye utuntu duke cyane higeze asatubwira ukuntu babanaga mu nzu kandi babantu witwa ngo ntaba ex ufite abaturanyi bawe bababara bagatondekanya ngaho wamushinja akabanwa akagahombyanga ndakeka Miki yize buriya ibintu byinshi ducamo nibyo biduha kwiga ntabwo uzigira umenye igisubizo cy'ikibazo utaciye mu kibazo igihe wahereye uvuga Regis cyari igihe ngo wige ndetse natwe tukwigireho cyari igihe ngo umenye ko Regis mwabanye mu nzu utuka ngo ni imbobo na mafuti numugirigiri nandi magambo menshi cyane ugenda urenzaho imyaka umaze ubivugira bushobora gucya n'uwo nguwo nta cyizere dufite ko n'uwo nguwo ejo mutandukanye mugiranye ikibazo ataba imbobo
ataba inzererezi, ataba umugirigiri. Abagabo mujye mukura, abagabo mukure. Igihe cyose umugore azakuzanira inkuru z'abaturanyi, buri munsi akakubwira umuturanyi, ejo akakubwira inshuti ze kandi uri umugabo we, ejo akakubwira inshuti za nuza, ejo akakubwira umwanya mara anononsora inkuru z'abariya zikuzanira ngo uri umugabo we, ngo nuko ngo muhuje ibiganiro mugomba kuganira. Menya ko uwo mwanya nawe azawumara kuganira, aganira ibiri mu nzu, aganira n'ibiri muki. Abagore mugira umunwa nge mwaranyobeye. Umunwa muwihwise kubindi ariko nibigira mu buzima bw'umuntu. Umuntu mwabanye, umuntu mwararanye mu buriri, umuntu wanyariye, umuntu wagize gute. Juceceka. Miki nabanga ugira pe n'umunwa urabigaragaza ko uri debe riri aho ngaho risakuza. Pe riri open. Ariko Imana iguhe gukomera. Imana iguhe gukomera, Imana iguhe kumenya, iguhe no kwiga. Kuko ibyo ngibyo wize ukivugisha ngo nzabacanga, ngo nibirangiza bibarenge, uko babyita kubura ukugira. Babyita kubura ukugira. Uwo mugabo mwiza ufite wakagombye kumwerera imbuto, ukaba umugore w'umutima, ukareka kuba umugore w'umwasama. Hari igihe twisanga mu nkundo zo guhubuka, uri kumva ugahura n'umutipe w'imbobo nyine ucoma ukora n'utundi, ariko hari uri kumva, ariko hari n'abasore bazima. Hari neza njyewe nagiye ngo nagiye mura n'imbobo nyinshi shanabuye nazo pe, uri kumva. Miki yavuze ukuri, yahuye n'imbobo nyinshi, ariko naye wari imbobo kazi. Kubera ko mukwano aho ujya kuhurira n'imbobo, ubwawe nawe uburi cipa, ubuciriritse, uburi imbobo pe, uburi imbobo kazi pe, ukihurira n'imbobo ngenzi zawe. Anyway, ba motivation speaker bari hano hanze bafite ikibazo cyo kumva ko ibibazo byabo bagomba kubyikoreza abandi, nibo baza kutugira inama, ariko nabo ubwabo batigiriye inama. I swear to God. Ba motivation speaker dufite hano nibo baza kutugira inama, bicaye kuri depression yabo, amaranga mutima yabo, niyo baza kutugiramo inama. Ubizi isaha umwana uri hariya yumva ko azabanza guhura n'imbobo kugira ngo agere ku muntu muzima. Totally wrong. Agaciro uziha, icyo uzabura icyo nicyo kizaguha n'abantu mugendana, nicyo kizaguha inshuti. Agaciro wowe ubwawe uziha, uzaha ubuzima bwawe, nicyo kizagena n'abantu uzahura nabo. Ubu rero nimba wari imbobo uzenguruka hirya ni hino, wagombaga guhura n'imbobo, nabo wagombaga guhura nabo. Reka kumvikanisha ko umwana w'umukobwa wese azabanza kuzenguruka imbwa zikamurigata, zikamukomba ibirenge, zikagira gute kugira ngo azabone umuntu muzima. No, nge nabagira inama yo kwiyubaha. Mwiyubahe, wiyubahishe. Igihe uzamenya ko ufite inkomoko, ufite aho ukomoka, uzige kwiyubaha no kwiyubahisha. Ariko nimba wumva ubuzima bwawe nta kintu buvuze, ugomba gutarukira buri ubonye wose, yigo zizakurigata. Niwigira umuhanda bazaguhitamo, niwigira umupira bazagukina nka football. Cyo ndakibabwiye. Ba motivation speaker mureke kuza gushuka abana, mureke kuza gushuka abana babakurikira. Ubu hari wicara hari akavuga ngo ndashaka kuzaba nka Miki. Really? Jesus. Turacyafite ibibazo. Turacyafite ibibazo byinshi cyane. Icyo cyo muwe mukizi. Abana bacu turabaririra he? Izi saha abana b'abahungu ni confidence bazikure hehe? Mwicara hariya mukabita imbobo.
hano hari abagabo bakuze bafata abantu birirwa ku gitsina gore babyoronga babita indaya bagira bate ari abantu bakuze. Harya bizarangira gute? Anyway, ndakeka rero Miki itekerezeho, kuko iyo ufashe umuntu ngo ni imbobo yaragutunze usa nabi usa nk'akavumbura amashyiga, ukamwita imbobo akakuzamura akakugeza aho ugeze ku rwego izi saha umuntu ukurebye wese avuga ati dore umugore. Amacana gutumira, urabyumva? Eske ubanza gutekereza ko umugabo utunze mu nzu ibi bintu bireba, kabone nubwo yaba gusapotinga abagabo, hari igihe basapotinga abagore babo mu mafuti, ariko nawe afite sebukwe, ufite sobukwe, ufite nyokobukwe, ufite baramukazi bawe, ufite umugabo afite inkomoko. Mujye mugira ubwenge, mureke kwasama ngo nuko muri abastari, ngo nuko muri kuri social media. Ufite bose baba bakureba uvuga abantu ngo ni imbobo. Umwana wabo ejo azaba iki munsi mwashwanye? Azaba iki? Rahera ko atazabisungura cyangwa akabagasurira. None nge sinangara nge hari ibintu bitajya binangaza ngo nangarire iki ngiki. Miki tekerezeho, ufite umugabo mwiza mu nzu, ni byiza kuko wirirwa umutukubita mu maso. Ufite umugabo mwiza mu nzu, ariko nimba afite ubwenge nawe aratekereza. Ibi byose arabireba. Ejo nyamuneka nawe atazisanga yabaye iki? Yabaye rubwebwe. So mukwano zaringe. Nge Shakira nkanjye Shakira mukwano. Ibyahise byarahise. Va kuri Regisi. Mwarabanye mu nzu, yarakubomoye, mwubahira icyo ngicyo. Mwubahira icyo ngicyo umuntu mwabanye mu burira abafite byinshi byawe. Mwubahira icyo ngicyo, ariko bwa burere navuzigaga. Nanone nawe wigisha umuntu ikinyabupfura kuze. Ikinyabupfura kirakonta. Ahanga niho mbwira ababyeyi, nyamuneka umwana wawe uri kumuruhira, uri kumurwanirira, ukurwana inzira yo kugira ngo yige agira, ariko nutamwigisha ikinyabupfura amashuri yose uzaba waramurihiriye azaba impfabusa. Azaba impfabusa. Kinazamumarira, kubera ko hanze hano umwana udafite ikinyabupfura nta kintu avuze, haba mu kazi haba hehe. Discipline irakonta. Anyway, Miki itekerezeho, ufite umugabo mu nzu, kunda umugabo, uve ku mugabo w'abandi. Va ku mugabo w'abandi. Va kuri Regisi muveho. Va ku mugabo w'abandi. Uwo nimba atakunyuze, nimba utamwishimiye, si twebwe twagutumyeho nawe uzaturumbukeyo. Nubundi wavuze ko umugabo aba mwiza afite amafaranga. Yayabura kabiki, akaba mube akabica karafu, aba atacyubashywe. So wabyivugiye sa amagambo wavuze. So nimba izisa ubona Regis afite agatubutse, rero ukaba wumva ko ugomba kumwikurubangaho paka raste, ndi nkawe nacisheni nkarwanira ahubwo umufuka w'umugabo wawe. Mwubake, mwiyubake, va mu ntambara z'amatiku, ukora ibyawe kandi ibyawe bizagenda neza. N'urugo rusigaza, ariko nyoko bukwe so bukwe babone uri hari uri kwirwa wasama imbobo nawe ubyara. Ejo ushobora kuzabyara ukabyara umwana wa kangahe? N'uwa gatanu n'uwa gatandatu. Ntajye mwibaha mwa ababyeyi mwe ko turi ababyeyi twese. Umwana w'umuntu wita imbobo, wose uri iki? Anyway, njye mujya mureka kuncokoza, mba nibereye mu mahoro yanjye, mba meze neza, ndi kubarebera mu kamori, mbacunga, narangiza nanjye nkicara nkavuga neka nze nigaragure mu zanyu, nkazigaraguramo. Abahanga bo kwiga bariga, abatari abo kwiga tukabireka. Twebwe nta mwanya dufite wo kwiga, isi yaratwigishije, isi yaradukomye. Isi yaradukomye. Anyway, nshimira abantu mwese mwamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha. Hari igihe waba ufite intambara uri gucamo zikomeye cyane, udashobora no kwatura ngo ubwire abandi. Komera ushikame,
wiga kurwana intambara zawe bucece nibwo uzazitsinda. Ariko nuhitamo kurwana intambara zawe public, buraho ugeze hose ubari inkuru zawe uzaba inkuru zawe, uzasarura ku biciro ry'imigani. Kubera ko umwana w'umuntu waravuga hari aravuga akavuga n'ibitari byo, nta muntu kibika ibanga ry'undi. Ibo byo byararangiye, ngira ngo mwese mamubireba hano. Abagore babaye ba nyirabiradiyo, abagabo babaye ba sebiradiyo. FM. Anyway, rwana n'ibibazo uri gucamo kandi ntiwihebe ngo wumve ko bitazarangira. Nta joro ridacya. Ejo twari kwa kangahe? Ni twari ku cyumweru, uno munsi ni ku wa mbere. Yes, wihunga ikibazo ahubwo gerageza ugisange, nibwo bizakemuka. Naho buri bwo hunga ikibazo y'uragihunga wagaruka ukagisanga aho wagisize. Ahubwo rwana nacyo urebe uburyo wakivamo. Anyway, ngenzigaye ndi mbona bihita, mbona bishwanyuka, mbona biturika, mbona bijaganyura. Umwana wo mu ruhango, umwana w'abapfu babiri. Ciao.